Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera bibane nawe. Ndashaka kuganira nawe nkubwira ngo Yesu arahari, humura. Dusenga Imana. Mana Data, ndagushimira kuko uri Imana ibera hose icyarimwe, omnipresent. Uri hano, uri hose, kandi ndagushimira ko ubwo uhari tuguwe neza. Ibiduteye ubwoba n'ibiduhagaritse umutima biraceceka, kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko maze kubikubwira, ndashaka kuganira nawe nkubwira ngo Yesu arahari, humura. Yesu ariho, humura. Tugira ibintu byinshi mu buzima bidutera guhagarika umutima, tukagira ubwoba, ariko nagira ngo ubwire ko burya ubwoba niyo ntwaro kirimbuzi ya Satani. Mu mibereho dufite, icyo Satani akora cya mbere ni ukudutera ubwoba kugira ngo nitumara guhahamuka duhunge tutazi iyo tugana, dute Yesu tugende. Ariko nagira ngo ubwire ko ubwo Yesu ahari, humura. Hari igihe kinini cyane cyagiye kiba Yesu agakora imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu abantu bamumenye bagiye bishimira kumwakira iwabo. Icyampa uyu munsi ukishimira kwakira Kristo Mwami n'Umukiza mu buzima bwawe. Icyampa uyu munsi ukongera ukamuha intebe y'ubutegetsi mu mutima wawe. Icyampa ukabyemera, ugatuza umutima kuko ahari. Reka nkwibutse ko mu bukwe bw'i Kana ibinyobwa byarashize, ndetse batangira guhagarika umutima. Bari bataramenya Yesu uwo ari we. Bari baramutumiye hamwe na mama we, ariko ntibari bamuzi. Ariko uwari umuzi yarababwiye ati nimuhumure. Aragenda aramubwira. Reka tubwire Yesu ibyacu, ubundi duhumure. Ntabwo ari mu bukwe kandi bw'i Kana gusa. Aho yageraga hose bafite ikibazo yaragikemuraga. Mbese wari uzi ko n'icyawe kiri ku marembera yo gukemuka? Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, inshuti yawe yakwitangiye ku musaraba i Golgotha. Ntukangwe n'uburebure bwacyo, ntukangwe n'ubunini bwacyo, ntukangwe n'ibisi kimaze. Kibwire yuko Yesu umunyembaraga ahari. Kibwire yuko Yesu umunyabushobozi ahari. Ubwo Yesu ahari, humura. Shaka gutanga urugero ntirugusetse, ahubwo rukwigishe. Mperutse kujya ahantu numva imbeba nyinshi zirukanka muri parafo, izindi zijwigira, zivuza akamo, zigira gute. Ariko mu kanya gato ipusi, injangwe y'umuturanyi ihageze, habaye ituza riteye ubwoba. Muvandimwe, akaruru k'intambara, urusaku rwa Satani n'abadayimoni, urusaku rw'abakozi ba Satani rubaye rwinshi mu matwi no mu mutima wawe. Ariko ubwo imbeba zumva impumuro y'injangwe zigatuza, zikirukanka, zigahunga, biracura iki ko Yesu ageze iwawe? Ndatekereza ntashidikanya ngo igigukwiriye ni ugutuza, ni uguhumurizwa, kandi ni uko wizera nta gushidikanya yuko Yesu abishoboye. Bibiliya itwereka ingero nyinshi z'ubushobozi bwe n'imirimo yakoze. Ndakwinginze uhumure, wizere inshuti yawe yakwitangiye, kandi ntabwo ari uguhumura gusa, ahubwo imirimo n'ibitangaza birakoreka.